Yesu yatsinze urupfu, Kumunsi wa gatatu Arazuka. Imvanzi yamufashe aratsinda, ubuzima buratwigirira. Haleluya, Yesu ni muzima, yarasutse atsinda urupfu. Yesu Kristo nashimwe bene data, amahoro y'Imana nabane namwe. N'ubundi turacyari mu ijambo rya Pasika, turacyaganira ku bijyanye na Pasika cyangwa se izuka rya Yesu Kristo. Nk'uko n'ubundi dukomeje kugenda tubivugaho, reka turebe urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike, ibice byaho ni 4 umurongo wa 14 haranditse ngo ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Haleluya, Imana ihabwe icyubahiro. Bene data bavandimwe bakozi b'Imana, dusangiye ijambo ry'Imana no gucungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Uyu munsi nejejwe no kubabwira ngo Pasika itwibutsa izuka rya Yesu. Ni ukuvuga ngo rero twizere yuko Yesu yazutse, kandi ko Imana izazanana abasinziriye bakazana na Yesu. Imana itugirire neza. Nk'uko rero Yesu yapfuye, niko dukwiriye kwizera yuko abapfuye bazazuka, kuko Yesu yabaye ibanze ryo kuzuka. Imana itugirire neza. Bene data bavandimwe rero reka mbabwire ngo amaraso ya Yesu Kristo ni amaraso akomeye, ari amaraso yaviriye ku musaraba. Ni amaraso adukiza ibyaha, ni amaraso yaducunguye. Uyu munsi rero muvandimwe mwene data, reka nkubwire ngo nawe ayo maraso ni ukuri haranira kuyogamo, haranira gukizwa nayo, haranira ko ayo maraso nawe yakugeraho uyu munsi wa none. Imana itugirire neza. Rero muri iyi minsi ya Pasika birakwiriye ko wakwitunganya, nawe uvuga uti amaraso ya Yesu Kristo uyu munsi nangereho, uyu munsi reka mpinduke icyaremwe gishya kubw'amaraso ya Yesu. Yesu rero yaradupfiriye, ni ukuvuga ngo Yesu yarapfuye, ku munsi wa gatatu arazuka, ubu ari iburyo bw'Imana Data wa twese, Imana ishobora byose. Bene data bavandimwe rero reka mbabwire ngo ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, ni ukuri n'abasinziriye bazazanana na Yesu, kandi Uwiteka rwose Imana yo mu ijuru arabitubwira. Bene data bavandimwe, uyu munsi rero nahaweho kugira ngo witunganye. Yesu Kristo akwiriye kuzukira muri wowe, kandi akazukira muri roho yawe, ndetse no mu bugingo bwawe bwose. Umubiri wawe ukagengwa nawe, ubugingo bwawe bukagengwa nawe, ubundi amarangamutima yawe akagengwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Uyu munsi rero itunganye, wiyeze kugira ngo Yesu azazukire muri wowe, kandi ube icyaremwe gishya, nawe uzazanane nawe nk'uko ijambo ry'Imana bitubwiye. Kandi bene data reka mbabwire ngo kubera ya maraso ya Yesu, kubera kuducungura kwe, uyu munsi wa none reka mbabwire ngo dutegerejwe mu ijuru, kandi dutegerejwe hari igiterane kizaba mu ijuru ariko mbivuga, cyangwa se hari ihuriro rinini cyane rizaba mu ijuru ry'abazaba baremeye guhindurwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Ni ukuvuga abera bose bategerejwe muri icyo giterane, cyangwa se muri iryo huriro rizabera mu ijuru ry'abizera bose. Ni ukuvuga ngo reka nkubwire ngo amoko cyangwa se amahanga yose iyo mu isi, ni ukuvuga ngo azaba ariyo kubakishijwe bose, kubemeye guhindurwa n'amaraso ya Yesu Kristo, cyangwa se kubemeye ko Yesu Kristo yazukira muri bo, bakemera ariya maraso Yesu yaviriye ku musaraba, nabo akabahindura. Uyu munsi wa none barategerejwe kugira ngo bazishimane na Yesu. Uyu munsi rero reka nkubwire ngo abo mu isi bose nabo baratumiwe, cyangwa se barararitswe kuzaba muri icyo giterane, cyangwa muri iryo huriro. Nawe rero mwene data ntuzaburemo mu bazishimana na Yesu kubwo kuzuka, cyangwa se kubwo kongera gukizwa n'amaraso Yesu yavuye. Uyu munsi rero nawe urategerejwe. Ni ukuvuga ngo abera bo mu isi nabo bazaba bahari, cyangwa se abemeye gukizwa bose bazahurira muri icyo giterane, cyangwa muri icyo gitaramo Yesu ari gutegura cyo kuzashima Imana, cyangwa se cyo kuzanezerwa. Nawe rero ntuzabure. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Ni ukuvuga ngo amaraso ya Yesu yaradukijije. Amaraso ya Yesu uyu munsi wa none turi kwibuka izuka rye, cyangwa se turi kwibuka uburyo yapfuye yarangiza akazuka kubw'umwuka wera, cyangwa kubwo ubushake bw'Imana. Uyu munsi rero nawe ikizwa n'amaraso ye, kugira ngo nawe uzabashe kubana nawe, kandi ari kugutegurira ibyiza
nde wihangana rero uzabona ku byiza Yesu yaguteguriye. Ni ukuvuga ngo Yesu ari gutumira abantu bose uyu munsi kuri Pasika cyangwa se muri iyi minsi ya Pasika. Yesu ari gutumira abantu bose kugira ngo bazaboneke muri icyo giterane ku munsi wa nyuma w'urubanza cyangwa se ku munsi w'imperuka, ku munsi isi izaba irangiye. Ni ukuri hazaba ibyishimo ku bazaba barakijijwe. Nawe rero reka nkubwire ngo jya mu mubare wabo Yesu ari gutumira, kandi kugira ngo Yesu agutumire nawe ubone invitation, nawe ubone ubutumire, nuko ubanza ukizera, ukihana, ugakiranuka, ugakora imirimo y'Imana, cyangwa se amaraso ya Yesu Kristo akakugeraho, nawe ukiyuhagira muri ayo maraso, ubundi ugahinduka icyaremwe gishya. Nawe rwose icyo gihe uzahita ubona ubutumire, uzabona invitation izakwinjiza muri ibyo birori Yesu ari gutegura. Bene data bavandimwe rero, uyu munsi nababwiraga ngo amaraso ya Yesu Kristo arakiza. Uyu munsi nawe uharanire ko ayo maraso yakugeraho, Imana izaduha umugisha. Nukuvuga ngo rero uyu munsi witegure, uyu munsi ukingure umutima wawe kugira ngo Yesu Kristo nawe abone aho yinjira, Imana itugirire neza. Bene data bavandimwe rero, nabibutsaga ko Yesu yapfuye kandi akaba yarazutse, ubu ari iburyo bw'Imana Data ishobora byose. Ari gutegura rero abantu bazajya iwe cyangwa se bazajya kwishimana nawe ku munsi w'amateka. Abo ngabo rero nawe urimo, nawe uratumiwe. Imana itugirire neza rero muri iyi minsi, dukomeze twiyeze, dukomeze twitunganye, twitegura izuka ry'umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo uriya munsi wo kuri Pasika uzatwibutse ikintu gikomeye kandi uzatugirira umumaro. Benshi bazahinduke, benshi bakomeze bumve ko Yesu mubo yapfiriye kandi no mu batumye azuka nawe urimo uyu munsi wa none. Rero saba Imana iguhe umwuka wera, iguhe kubyumva, iguhe kubisobanukirwa, nawe Pasika izakugirira umumaro. Ntizatambuke gutyo gusa, ahubwo izatambuke nawe hari icyo ukuyemo. Imana itugirire neza. Rero birashoboka ko uyu munsi wa none waba utarasobanukirwa ibijyanye na Pasika, ariko reka nkubwire ngo Pasika ni ukwibuka urupfu Yesu yapfuye, ubundi tukibuka n'ukuntu yazutse. Ubu ngubu akaba ari iburyo bw'Imana Data wa twese ishobora byose. Rero nawe ayo maraso Yesu Kristo yaviriye ku musaraba, biriya byose yakorewe, ikamba ry'amahwa yambitse, icumu bamuteye mu rubavu, amacandwe, biriya byose Yesu yakorewe, nawe uyu munsi birakureba kugira ngo biguhindure, kandi wizere neza ko nubwo yapfuye uyu munsi ari iburyo bw'Imana Data wa twese ishobora byose. Ni ukuvuga ngo rero Yesu Kristo, Pasika itwibutsa izuka rye. Reka tumwemerere azukire mu mitima yacu kugira ngo natwe tuzabashe kuragwa ubwami bwo mu ijuru, kandi tuzishimane nawe. Rero nagira ngo nkwibutse nanone ko abapfuye bose bazazuka, kuko Yesu niwe wabaye uwa mbere, niwe wabaye igitambo, niwe wabaye icyitegererezo cy'uko natwe tuzazuka ku munsi w'amateka. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Ukomeze wizere kandi ukomeze uvuge ubutumwa bwiza, ubwire abantu ko Yesu Kristo yazutse uyu munsi ari iburyo bw'Imana Data wa twese ishobora byose. Amahoro n'imigisha nibikomeze bibane namwe. Amen, amen, amen. Iwacu turagushima, ku rukundo rutarondoreka, wadupfiriye